kaneza umunsi duhura ndabyibuka neza cyari muri cyacu handa blood izo wambayo nari nambaye impuzu tubaye kandi nyuma yuko umaze gukora stage yanga muri kare kwabo anga muri expo ukabonye abafana babo guhaye bitandukanye n'umutu wese se wageranya gute umutu wese ndetse na stage n'umunsi yo narababwiye bro uyu munsi byari show ya dance narabateguje ko nyine tuzakora ibintu bya dance abanyarubavu ndabakunda cyane twakoze ibintu birenze bro banyeretse urukundo rurenze ntabwo nzi ko indimo zanjye bazikunda kuri uru rwego man ibintu bafite byinshi cyane mukomeze mu streaming imiziki yanjye man mfite ibintu byinshi gahunda hari no gushora ibintu birenze gusa muri iyi minsi mwebwe mukomeze mukurikirane nziza ku muhungu wanyu naberetse ibintu bya dance stage hari umuriro abafana banyeretse bari bya dance nabikunze man nabikunze abantu biri bavu nimwe banje bro ndabemera bya dance izo film zo gukora stage nyinshi cyane zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Rwanda wari maze iminsi muri Tuwanga mu karere ka Rubavu ese wagiranya gute stage bimusanze ndetse stage zinanga ku bafana mu gihe barimo baragendana n'umuhanzi wenda kubaza umaze iminsi uri muri Tuwa inangayiro Rubavu ku stage agiye atandukanye ese wagiranya gute stage zinangayiro Rubavu ndetse stage zimusanze wowe usanzwe ukora okay maze iminsi uzenguruka muri Tuwa by'umwihariko hano Rubavu ariko rero abanje randi agiye atandukanye abakuzi banjye bagiye banyereka vibe yo hejuru cyane ariko uyu munsi byari akaruswani Rubavu mafite umukunzi bro byari ibintu bya danje man biba byashimishije kubona sora ibihangano ugasanga abantu barimo kubibyina banyeretse urukundo rurenze cyane abantu biri bavuye umwaka murawunkoreye kabisa ize ni cyo kintu wabwira n'abahanzi bagenzi bawe ariko usanga bafite kwitinya kuba bajya imbere stage kuko abantu mu karere ka Rubavu abenshi baritinya bakumva ko ibihangano byabo kuba bagenzi babo cyangwa abafana batabizi ugasanga bari kugira uko bitaza kuba bajya kuri stage ese n'umuhanzi mugenzi wabo nicyo wababwira bo ikintu gihe nshaka kugira abahanzi bandi Rubavu man bafite impano bararenze ariko nyine iyo udashaka gufata igihugu ngo ukiyobora ari icyawe abandi baraza bakakikuyoborana sibyo abajene b'i Rubavu bafite impano ndanabemera ariko nyine bakomeze bakore cyane kandi bikitinya bro bikitinya ibintu nkore aha ngaha ntari uwinaha binyereka ko uri uwinaha none wakora ibirenze batinyuka amastage nicyo inema nzara yaje aha ngaha iyi show nkoze mwari intangiriro mfite ibintu byinshi cyane amashow turacyakomeje kuzenguruka igihugu cyose ariko abahanzi b'i Rubavu mukomeze muzamure kabisa iyi mituma igihugu bakibafata nimurangara nzaza iki gihugu yibafatane kizereka mbere no kohereza abafana ba Dizopete niyo mishinga afitiye abafana be muri mwaka tugiye gutangira 2026 ngo muri mwaka tugiye gutangira 2026 uyu mwaka twasohoye ibintu byinshi cyane twasohoye EP ebyiri dusohora amasingo videos umwaka utaha none dufite album iyo album izaba yitwa Elohim izaba igizwe n'indirimbo 10 dukomeze mu mbere hafingiye kuzabareza imiziki itandukanye rero mwari musanzwe muzi bafite album yitwa Elohim izaba n'indirimbo 10 ndacyazikoraho nazikozeho guhera muri 2015 bro kugeza n'ubu album maze igihe kinini nkora muyitegure iraza muri mwaka ukurikiyeho album abafana bayitege nko mu gihe kitarenze ryari ndo kubera ko amaproje dufite ni menshi kandi album ntabwo ari ikintu cyo guhubukira isani sawa biteguye ko kuko nzabamenyesha igihe album izaba yenda gusohoka ngomba kuzabamenyesha nkababwira bakitegura bakomeze bankurikirane hafi yanjye babe ku social media yanjye bose following n'iki amakuru azajya bagenda bayamenya ariko nyine umwaka utaha nta gihindutse hatajemo izindi mbogamizi turi gukora kuri album njye na team yanjye and best entertainment abantu bose bayirimo biboye ndabashimire man abantu mwese mufasha mu bahati aba producer ba Please Beat abantu bose bangana ama video ba Grey Master by'umwihariko kabisa na TV3 kabisa Rwanda na hamwe muri abantu banjye dufite album abafana bo nimujye kure turi hamwe hano dufite ibintu byinshi dizo mu gusoza niye jambo wabwira umukunzi wa Dizopi niye ikintu wabwira umufana wawe ukuyangayiro bavuga ko ubonye ko uvuye kuri stage bifuza ko n'undi wagomye kuba ukiri kuri stage ese nicyo kintu wabwira umufana wawe wa Dizopi muri aka kanya bo ikintu nabwira umufana wanjye ntabwo mbita abafana mbita abakunzi banjye kubera ko nyine abantu nge bakunda ibihangano byanjye ntabwo ari ngo nabafana gusa ko kumufana araza akagenda ariko nyine abakunzi banjye barankunda cyera kwa ama mistake bakankosora igihe nabwira umuntu wese wahisemo gukunda
ibintu byanjye no kunkunda bro ntabwo wigeze uyoba pe uri mu nzira nziza ntabwo birazamuka cyane ariko ahantu turi birimo biragenda bizamuka we kintu cya mbere man wigira ipfunwe indirimbo yanjye playing ahantu hose ni indirimbo nziza dufite ibintu byinshi cyane tugiye gusohora kandi ndabizi one day igihe iki gihugu tuzagifatira bro tuzagifatira abantu bose bazumva ibintu nababwiraga uyu munsi indirimbo zanjye muzazumva muzasubira inyuma indirimbo nziza man ntabwo ari mujye kwikina ariko ni mumese umfana mu bitekerezo man muri abantu badanje ndabakunda cyane ahubwo nabana n'icyo mbatura man nimwe nkorera kabisa sepe ikibazo cyane ngiye kubaza tunasogana ku musozi w'ikiganiro ese hari n'ibikorwa uteganya kuhakorera i Rubavu cyo kuri umwaka urangira mbo Rubavu kubera ko n'ubundi iyo umuntu ari muri tuwa ibintu bari byinshi hari ahantu heza umuntu ashutingira amavideo hari n'abaproducer beza n'amaprojet dushaka kuyakora tugakora n'amakorabo nyine ibintu babigihari uko umuntu agenda azengurukana ahura n'abantu connection ziboneka niko n'amaprojet yo kugenda akora nyine agenda yapanga ariko nyine hano Rubavu ni mu rugo my second home tuzakora ibintu byinshi bandi kandi turi kumwe ahantu hose nyine isanaza tugakora korabo abasani bina amavideo bamari kabisa ngiye nari aduze ku team ya TV3 Rwanda reka tukubwira ati ngo amahirwe masa mu rugendo watangiye murakoze cyane namwe ndabashimira ubwenya TV3 Rwanda ndabashimiye cyane kandi namwe mwakoze